neza bantu banjye, aha ni kuri Byose TV. Icyambere ngusaba ni ukubanza ugakanda subscribe, ukaba niba wanakunze uraza no gukora n'iyi video yacu ukaza gukora na share ku bantu nabo bakaza kuyimenya. Rero mwaka kanya ngiye kubabwira uburyo turi gukoresha kugira ngo tuzamure WhatsApp status z'abantu ku buntu, kandi nawe ukaba watangira kugira nk'izo views uri kubona 47,000, 46,000, 45, kandi ku buntu. Rero icyo usabwa nta kindi ni ukuza ukifatanya natwe tugakorana, ugakurikiza amabwiriza turi gutanga muri groupe, warangiza nawe ugatangira kubona aba views status. Rero ndanabasobanura n'uburyo fayiro ikora n'uburyo abayikoresha uburyo baba bigomba kugenda. Rero reka mbanze mbasobanurire uburyo iyi groupe ikora. Iyi groupe rero nashinze, urabona ko imaze kuvamo na groupe ebyiri. Rero nta kindi hano, nawe iyo ushaka kugira ngo ujye kuri iyo fayiro, ikintu usabwa wowe urafata iyi poste mba naguhaye, iyi niba muri kuyibona, noneho ukayisharinga mu magroupe 5, warangiza ukazana ukama screenshot, nge nita ngushyira kuri fayiro. Noneho wewe nta kindi ubwo ubusabwa, kandi noneho nashyizeho n'akandi kantu, urabanza nini ukanama subscribe hano hasi, iyi ngiyi uri kubona kuri iyo link ukama subscribe, wangiza ukafata screenshot ukama, noneho ukama niyo ngiyo washarinze mu magroupe 5. Noneho zose nta kindi rero usabwa, umva ubwo biba birangiye, ngiye hita ngushyira kuri fayiro, ubwo biba birangiye nta kindi kintu nongera kugusaba. Noneho iyo fayiro, noneho reka noneho mbabwiye nayo uburyo imeze. Fayiro ni abantu bose mba nafashe bakoze ibisabwa, ngiye mbandikaho utuntu. Reka noneho for example kanze mbibereke utuntu uburyo mba nabikoze. Ni ukuvuga ngo wenda hari fayiro nakoze ya F1, noneho reka mbereke F1. Aha sura abantu bose ba F1, ni ukuvuga ngo abantu bose nakoreye fayiro nagiye mbandikaho ijambo F1 biritangira. Ni ukuvuga reba bano bantu bose batangizwa n'ijambo F1, ni ukuvuga ngo amazina yawe hano aba arimo, ariko riza ritangizwa na F1. Dore n'indi fayiro nayo nakoze ya F2, ngira ngo abo twatangiranye barayibonye. Noneho nawe iyo uri mushyashya nta kindi nkora, nawe ngenda mwadingamo, twazajya gusohora indi fayiro n'aba bose nkabafatira hamwe, yaba ari F1, yaba ari F2, yaba na G1 turi gukora ubu ngubu, byose nkabifatira hamwe. Rero icyo nkora ye bano bantu bose ndabafata nkabagusharinga muri groupe. Ati reka mwereke uburyo mbigenza. For example, reba wenda reba nk'iyi fayiro hano nashyizemo. Hano navuze ngo abantu batabonye fayiro niyo ngiyo, dore ngiyi F1 F2. Ni ukuvuga ngo wowe uraza ukayikoraho gutya. Dore urabona bahise bamitishamo ari ukuyishyira kuri email yanjye cyangwa kuri telefone. Noneho niba nkoze hano kuri Habumugisha, rero hano Habumugisha Samson, ugakoraho, urategereza akanya gato, urabona akantu bamaye ngo will be important shortly. Ni ukuvuga ngo abantu bose bamaze kujya kuri telefone yanjye. Wenda ngiye bari bariho, ariko nawe uraza kubikora, uraza kubikora kuri telefone yawe ubibone. Rero ni ukuvuga ngo nawe niba ushaka kuza ngo dukorane, vayo ukore ibisabwa. Urabona ko abantu bose ndi gukorera ni na benshi cyane pe. Ndi gukora iyo bita G1, urabona ko nabatangiye kubakorera. Rero nawe wicikanwa, gira vuba ukore ibisabwa. Fata niba wenda uri kureba no video kuri YouTube, fata kanda subscribe, ufate screenshot, nurangiza noneho nushake wenda ufate uhita sharinga iyo video, isharinga mu magroupe 5, nari nayo ndayemera. Nurangiza ufate screenshot, ubundi uhita uza kuri nuza inbox,
uhite unyandikira, uhite umpe screenshot. Rero numa screenshot nayo ndahita mwadinga muri file. Noneho file nanone ikindi kintu nabibutsa nuko file wenda nk'uku nguku mba nayishyize muri groupe, nk'uko mba nayishyize muri groupe, weho iyo nayishyize muri groupe ni ukuvuga ngo abantu bose bayemejeho. Niba wenda tuvuge ngo nyishyizemo muri groupe, weho nuyikandaho ukayemezaho, ni ukuvuga ngo abantu bose bari kuri iyo fayiro, niba bari abantu 100, niba ari abantu 200, bariyemeza kuri telefoni yawe nta kindi ukoze kugira ngo nabikwereke. Noneho abo bantu bose bagiye kuri telefoni yawe, uko byagenda kose uba uzajya ubabonera status views zabo, uzajya ubabonera nyine status zabo. Rero no kuvuga ngo n'abandi niba nshyize hano kuno wenda wakoze ibisabwa, nkazana fayiro nkayishyiramo hano, wenda tuvuge ikozweho abantu 1000 barayemeje, bashyize kuri telefone yabo, ni ukuvuga ngo abakoze ibisabwa bonyine nibo abo bantu 1000 abakoze ibisabwa bazajya bajya kuri izo telefone zabo. Noneho niba ikozweho n'abantu 1000, ubwo ni ukuvuga ngo weho kuri status yawe uzajya ubona abantu 1000 ku munsi. Niba ari abantu 100 uzajya ubona status abantu 100. Ni ukuvuga ngo rero kuno ndi kubabwira ngo mufate kara link mugasharinga, nimugasharinga mugashyira mu yandi magurupe, biratuma n'abandi bantu baza. Noneho nitujya dutanga fayiro abantu benshi bayikoreho. Niba yikoraho rero tuvuge ngo ninda ni usharinze abantu benshi bose bagasharinga, tukabona n'abantu 5000. Noneho bakanda, baza gukanda kuri fayiro abantu 5000, ni ukuvuga ngo niyo yaba wenda fayiro yaba irimo abantu 200, ni ukuvuga ngo weho abantu 5000 nibo bajya bareba status views yawe, status yawe. Rero niba wumva wakorana natwe, ngwino unyohereze screenshot ngira ngo nabigusobanuriye ubundi dukorane. Cyangwa mo kimwe nashyizeho n'uburyo, niba wenda udafite n'amagurupe, dore ngiyi ya kabiri, niba udafite n'amagurupe wafata ufite amafaranga wanyohereza amafaranga 500 ku iyi namba murayibona 07 079 84 113 36, ukanyoherezaho 500 ukafata screenshot, ngewe y'uma screenshot itamwadinga muri file. Nta kindi usabwa rero, nyuma urategereza abandi bose abagenda bazamo iyo mbakoreye file namwe mbashyiramo. Rero mukore ibisabwa, naho ubutaha. Murakoze. Mwakoze kureba video yanjye. Icyiza nuko kugira ngo n'abandi bayibone bashaka, niba ufite n'inshuti yawe ushaka kuzamura status views, wayisharinga ino video waba udukoreye. Murakoze. Ikindi ndibutsa n'abantu bashaka gukora amafaranga kuri online, niba muzi website yitwa Best Era y'Abanyakenya, upfa kuba ufitemo amafaranga 5000, waza ngakwereka uburyo dukora amafaranga, ukajya ukora nawe amafaranga 10,000 ku munsi. Rero niba uri tayari waza tugatangirana tu.